Banyarwanda, banyarwandakazi, mbere yuko mbagezaho ijambo nabateguriye, ndagira ngo mbaramutse mbifuriza amahoro y'Imana. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri iyi minsi tumaze iminsi twumva muri opposition, ndavuga mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR, hari ikintu cyo guteranya amacumu. Ibi ntago ari ngombwa kuko bituma tutezuka ku mugambi wacu. Ibi birasa nka bya bindi abungeri batererana intama kandi zibasiwe n'ibirura cyangwa se impyisi ziri mu isenga. Nkambona rero igihe ari iki yuko abungeri bahagarara guterana amacumu maze bakabanza kwirukana cyangwa se guhangana n'ibyo birura cyangwa se n'iyo misega iri mu isenga. Banyarwanda, banyarwandakazi, mbere yuko ninjira mu mizi y'ijambo nabateguriye, ndagira ngo mbanze sasire ijambo ryanjye, ndisasire twibaza hamwe bimwe mu bibazo bikurikira. Ese abanyarwanda ntibaba bageze mu bihe bikomeye, bya bihe bitwibutsa Abisiraheli igihe bari mu Egiputa ari abacakara, maze bagatangira gutera umugongo uwo Imana yari hahaye inkoni y'ubushumba kugira ngo abakure mu bucakara muri Egiputa. Ese ni iki cyakorwa kugira ngo opposition, ndavuga amashyaka ari imbere mu gihugu atavuga rumwe n'ishyaka rya FPR hamwe n'amashyaka ari hanze y'igihugu atavuga rumwe na FPR, ese ayo mashyaka ashobora gukorana? Banyarwanda, banyarwandakazi, tuzi neza ko abanyarwanda bamaze imyaka 27 bacurwa bufuni n'ishyaka rya FPR. Ubu mu Rwanda nta munyarwanda ukigira umutungo. Iyaba ari ibyo gusa babakoreraga. Mwese murakurikira, muzi uburyo ishyaka rya FPR riherera abanyarwanda ku rusyo. Mujya mwumva amakuru hari abantu bafunzwe bazira akarengane. Abo ngabo ni ababa bagize amahirwe. Abatagize amahirwe baricwa cyangwa se bakaburirwa irengero. Ibyo byose murabikurikirana kandi nta n'ukuntu mutabikurikirana kuko ari mwebwe ba mbere baba bakozwe mu nda. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri ibyo bibazo byose abanyarwanda bamaze mu imyaka 27, hari bamwe mu banyapolitike bahagurutse barwanya ako karengane. Nge kubindeba, abanyarwanda baribuka ko mu mwaka w'2008 narahagurutse shinga ishyaka rya PS Imberakuri. Byari bibaye mu mateka y'u Rwanda, habaye ishyaka rya opposition ku ngoma ya FPR. Ishyaka rya opposition ritavuga rumwe n'iyo ngoma ya FPR. Byari bibaye igitangaza. Tumaze gushinga iryo shyaka, birumvikana ko tutagize amahoro. Abarwanashyaka barakubitwa, barafungwa, abandi baramenesha. Ngewe ubwanjye uri kubagezaho iri jambo, bagerageje kuncecekesha. Muribuka mwese ukuntu najyaga ntumizwa
mu nteko ishinga amategeko, nkatumizwa muri sena. Icyo gihe murabizi babaga banshinja ibyaha bitandukanye, ariko ibyaha bikomeye muri rwa rwego rwo kuntera ubwoba. Ibyo byaha ni bya bindi byabaye intwaro kirimbuzi ya FPR. Ngaho baranshinja amacakubiri, banshinjaga gufatanya n'imitwe irwanya leta. Ahangaha bahitaga imitwe y'iterabwoba, nyamara kandi yari amashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR aba mu mahanga. Banshinjaga amacakubiri, banshinjaga ingengabitekerezo ya jenoside, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bica intege. Banyarwandakazi, naje rero kugira navuga ari amahirwe, nta nubwo ari nanjye gusa wari ugize ayo mahirwe, kuko mugenzi wanjye Madame Victoire Ingabire yaje kuza mu Rwanda, asiga byinshi, asiga ubuzima bwiza yarimo, asiga umuryango we, yewe yari ahantu heza yashoboraga kumererwa neza atagombye kuza mu Rwanda. Icyo gihe Madame Victoire Ingabire agera mu Rwanda, navuga ko kuri nge byabaye amata abyaye amavuta. Nta nubwo ari kuri ngewe gusa, ni ku banyarwanda bose. Twese turibuka agishinga ikirenge mu gihugu, ijambo yavuze rikomeye, ijambo ryageze ku banyarwanda benshi ku mutima, aho yagiraga ati ese kuki hari igice cy'abanyarwanda kitemerewe guhabwa umwanya kugira ngo abanyarwanda abavandimwe babunamire. Icyo gihe iryo jambo yarivuze, abantu barasakabaka, ariko kwari ukuri kwambaye ubusa. Banyarwandakazi, Madame Victoire amaze kugera mu Rwanda, twafatanyije urugamba rukomeye, kandi byarumvikanaga kubera koko nari mbonye umuntu dufatanya urugamba, nari mbonye irindi ishyaka mvuga ko ari ishyaka ritavuga rumwe na FPR, bya bindi nge nkunda kwita opposition idafunguwe. Twagerageje gukora ibikorwa byinshi bijyanye no kurengera abanyarwanda. Ibyo bikorwa ntabwo nabirondora byose, ariko ndashaka kugaruka ku gikorwa kimwe gikomeye, ni imyigaragambyo twateguye. Tuyitegura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2010. Banyarwandakazi, icyo gikorwa cyabaye igikorwa gikomeye muri politike y'u Rwanda. Nibwo bwa mbere mu Rwanda hari habaye imyigaragambyo ku mugaragaro ibwira FPR ko twanze uburyo iyobora abanyarwanda, ikabayobora ibagaritse. Ibyakurikiyeho mwese murabizi, bamwe mu barwanashyaka bacu barafunzwe, abandi barakubitwa, abandi bagirwa ibimuga, yewe hari n'abo bamenesheje bava mu gihugu. Banyarwandakazi, n'ubu ngubu turacyafite ibisigisigi by'iyo myigaragambyo, ariko kandi nta n'icyo tunicuza, nta n'icyo abarwanashyaka bacu baba baragize ibibazo muri iyo nkundura yo kurwanya akarengane, nabo ntacyo bicuza, kuko ibyo twakoraga twarabyemeraga n'umutimanama wacu n'ubwenge bwacu bwose. Banyarwandakazi, nyuma iyo myigaragambyo nge ubabwira narafunzwe, mara imyaka 4 muri gereza, ariko fungwa icyari kigamijwe
icyo FPR yari igamije kwari kuncecekesha, kwari kumbuza kuvuga, kwari kuntera ubwoba, cyane cyane ko niyo ntwaro FPR yagiye ikoresha, kuko abo yafungaga bose iyo bavaga muri gereza bahitaga baca bakarumira. Njye nkiva muri gereza rero ntabwo nigeze nduca ngo ndumire. Nabwiye abanyarwanda bari baje kunyakira, mpa ubutumwa bwa FPR ko mfunguwe nk'umunyapolitiki, nkaba ntafunguwe nk'umucuruzi cyangwa se wa muhinzi uhinga amateke. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Nashaka kubwira abanyarwanda, nashaka kubwira FPR ko ngifite imbaraga, ngifite kakayiho ka politiki ko kurwanya ikibi aho cyaba kiva hose, cyo kurwanya inguma ya FPR ikomeje guherera ku rusyo abanyarwanda. Mugenzi wanjye rero nawe bidateye kabiri muri uwo mwaka yarafunzwe. Madame Victoire Ingabire yarafunzwe, nkeka ko nafunzwe mu kwa gatandatu, we ubanza yarafunzwe mu ka 10. Amara hafi imyaka 8 muri gereza. Nyuma yaho yaje gufungurwa. Amaze gufungurwa mwabonye uko yasohotse yemye abwira ishyaka rya FPR nubwo baba bamuhaye izo mbabazi, ariko bidashobora kuba impamvu yuko yareka urugendo, yava ku rugamba yatangije rwo kurwanya akarengane kamaze kuba itetu hano mu Rwanda. Banyarwandakazi, ibyo byose byerekana ingufu, ubushake abanyapolitike bari imbere mu gihugu. Ndavuga abanyapolitike bahagarariye ishyaka rya Darufa Umurinzi, ndavuga abanyapolitike bahagarariye ishyaka rya PS Imberakuri. Ku isonga y'ayo mashyaka hari abayobozi nk'uko nabavuze. Ubu rero ikintu umuntu ashobora kwibaza cyangwa se n'igisubizo twaha abanyarwanda ku kibazo natangiye nibaza kugira ngo sasire ijambo ryanjye. Ese abanyapolitiki cyangwa se amashyaka atavuga rumwe na FPR aba imbere mu gihugu, ese ashobora gufatanya n'amashyaka akorera hanze? Ndavuga amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka rya FPR aba hanze y'u Rwanda. Igisubizo kirumvikana, birashoboka, ariko kandi hagomba kuba ibigomba kugenderwaho. Birashoboka nubwo bikomeye, ni ibintu bishoboka. Bishoboka gute rero? Twe nk'abantu bari imbere mu gihugu, nk'abatavuga rumwe n'ishyaka rya FPR turi imbere mu gihugu, hari ibintu bigomba kwitabwaho. Bagenzi bacu, ndavuga abanyapolitiki batavuga rumwe n'ishyaka rya FPR, bagomba kutwemerera kandi twumva ko nta kundi byagenda. Icyambere, dufite amategeko ari mu gihugu, igihugu kigenderaho. Banyarwandakazi, ntago tuyobewe ko ayo mategeko FPR iyashyiraho kugira ngo itubuze iburyo, kugira ngo itubuze epfo na ruguru, kugira ngo iduhungete. Ariko kandi ayo mategeko tugomba kuyakurikiza, kuko tutayakurikije twaba tworohereje akazi ishyaka rya FPR, maze kudufunga no kudukorera ibyo bishaka nk'uko byabigize umuco, tukaba turihaye icyuho, tukaba turihaye rugari. Ikindi, icya kabiri, nuko bagenzi bacu abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ya FPR baba hanze y'u Rwanda bagomba kumva ko twe turi mu Rwanda, turi ku kibuga cya politiki,
tuzi ibikorerwa mu Rwanda, tuzi ibikorerwa na FPR, ibikorwa byayo byose nk'uko duhora tubirondora tubibwira abanyarwanda tubyamagana. Aho rero tukaba twumva byanze bikunze ibyo kuba turi mu Rwanda twumva tubona ibyo bikorwa bya FPR, ibi ni nabyo bituma tuvuga ati ntabwo ari ngombwa, nta nubwo binashoboka ko twebwe twakurikira umurongo w'amashyaka akorera hanze ngo tuwukurikire ijana ku ijana, kandi ibyo birumvikana. Ibi kubera iki? Dufite imvugiro dukoreramo itandukanye, ihabanye n'imvugiro bagenzi bacu bariya bayobozi b'amashyaka ari hanze atavuga rumwe na leta ya FPR. Turi rwose mu mvugiro itandukanye, bityo kumva ibintu kimwe nta nubwo byagombye kuba ikibazo. Koko rero muri iyi minsi tumaze iminsi twumva ibibazo bishingiye yuko abanyapolitike bari imbere mu gihugu hari ibintu batumvikanaho, hari umurongo batumvikanaho na bamwe mu bayobozi b'amashyaka akorera hanze. Ibi twebwe nk'abayobozi b'amashyaka ya Darufa Umurinzi na PS Imberakuri tubona bitagombye kuba ikibazo, ariko se tugasanga bamwe muri bagenzi bacu bayibonamo ikibazo. Rwose twemera kandi ni ihame ko ishyaka rishobora gufata umurongo waryo, kandi uwo murongo tukawubaha, nk'uko ishyaka iryo ari ryose rigomba kubaha umurongo natwe tuba twafashe. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri iyi minsi hamaze iminsi ibintu bivugwa hibasirwa umwe mu bayobozi b'amashyaka akorera mu Rwanda atavuga rumwe n'ishyaka rya FPR. Aha ndashaka kubivuga ntabiziga, ni umuyobozi w'ishyaka rya Darufa Umurinzi, Madame Victoire Ingabire. Amaze iminsi yibasirwa ku mbuga nkoranyambaga ku bantu batandukanye, ariko abo bantu ntago bose muri uyu mwanya ndi bugerageze kubarondora. Ndashaka kugaruka kumwe muri bo. Kuba mugarutseho si uko umwanga, arabizi. Kuba nshaka kumugarukaho ni igihagararo cye, ni igihagararo cye, kuko numva turi mu rwego rumwe ku buryo ari we nagerageza kugira icyo namubwira. Ubu rero ntabwo ushaka kumutsinda kuko ndumva ntazanamuvumba. Uwo ni perezida wa leta ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Bwana Thomas Nahimana. Rwose banyarwanda, banyarwandakazi, kuba mvuze Thomas Nahimana nuko nk'uko nabivuze ni igihagararo cye nk'uko nabisobanuye. Murabizi ko tumaze hafi umwaka hari umurongo perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, hari umurongo yafashe umaze umwaka wo kuvuga ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ko yapfuye. Uwo ni umurongo we, ni umurongo rwose tumwubahira, ni umurongo rwose tubona ari byo yahisemo, kandi wenda ayibonamo inyungu. Ariko kandi uwo murongo yahisemo ntago wagombye kuba ihame. Uwo murongo wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu ruhungiro ntago yagombye kuba ihame cyangwa ivanjiri ku buryo umuntu uwo ari we wese wayibona ukundi yaterwa amabuye. Murabizi muri iyi minsi Madame Victoire Ingabire aribasiwe n'abantu batandukanye, ariko
uwo ngarukaho cyane nk'uko nabivuze ni Bwana Thomas Nahimana. Ntabwo bikwiye umuntu ufite guverinoma ayoboye ikura mu buhungiro ko yakwifatira ku gahanga umubyeyi wahekeye u Rwanda, umubyeyi wasize byose, akemera kuza mu Rwanda azi ingorane azahura nazo. Ubu rero ukamwifatira ku gahanga uti Madamu Ingabire afitanye isiri n'ishyaka rya FPR. Madamu Ingabire yariye ku mafaranga y'amakotanyi. Madamu Ingabire nareke politike arananiwe, n'ibindi kugeraho abantu wumva ko hari ikintu cyihishe inyuma muri ibyo bintu byo kwibasira Madamu Victoire Ingabire. Kandi koko n'uwashishoza yabibona gutyo, kuko banyarwandakazi nk'uko natangiye mbivuga, twe tumeze nk'abungeri bagomba guhagararira intama zabo. Turi abayobozi b'amashyaka, dufite umugambi umwe, niba bose ariko babona, umugambi wo kurwanya akarengane, umugambi wo guhindura ibitagenda mu Rwanda. Kubona rero umwe muri bagenzi bacu yifatira ku gahanga mugenzi we, njye mbibona ko harimo tena. Erega na Bibiliya irabivuga. Nkeka ko Padiri Thomas andusha kumenya Bibiliya kuko yanize na teolojiya. Bibiliya igira iti umusangirangendo, umuvandimwe ntabwo umwifatira ku gahanga ku gasozi. Iyo mutumvikanye mujya mu gikari mugacoca ibibazo mukabikemura. Nguko uko ibyo bintu byagombye kumera. Ibi rero byo kwibasira Madamu Ingabire ngira ngo ni ibintu bitagombye na busa gushyigikirwa. Ngira ngo nanabimenyereye, kuko mbere gato ya Madamu Ingabire nanjye nigeze kwibasirwa, n'ubu ndakibasirwa. Nkibasirwa n'abantu banteza, bamwe mu bantu bari mu ishyaka rya PS Imberakuri. Abantu babanteza, abantu baboshya ni bamwe mu bayobozi b'amashyaka akorera hanze kandi avuga ko arwanya leta ya FPR. Ibyo nta muntu ubiyoboye. Ubu rero ugezweho ni Madamu Victoire Ingabire. Ibi rero kuko njyewe meze nka wa muntu wakozwemo, ntabwo nshobora guceceka kubona mugenzi wanjye yibasirwa kandi bigaragara ko rwose nta kintu na kimwe gifatika cyatuma yibasirwa bene kariya kageni. Banyarwandakazi, ntabwo bikwiye ko umuyobozi wa guverinoma wa leta ikora mu buhungiro yahaguruka agatinyuka ngo Madamu Ingabire nahaguruke yerekane Perezida Kagame aho ari, ngo bari kumwe mu ishambure, bari kumwe mu cyumba, ngo azaho yamusize. Mwumve izo mvugo nk'izo ngizo. Bagahaguruka ati Madamu Ingabire yarananiwe, ntagishoboye, ntakiri intwari. Ahangaha ndagira ngo mbwire abadukurikira, Madamu Ingabire yewe nanjye nta muntu n'umwe turwanira ubutwari. Madamu Ingabire nta muntu n'umwe arwanira nawe ubutwari. Erega umunyarwanda yarabivuze, inyange ntabwo iharanira kwera. Madamu Ingabire rero ni inyange, nta n'impamvu agomba guharanira kwera. Tugarutse rero kuri wa murongo wafashwe na guverinoma ikorera mu buhungiro, umurongo wo kuvuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yitabye Imana. Batera n'intambwe bati u Rwanda rusigaye ruyoborwa n'umuzimu. Nk'uko nabivuze, ubu ni uburenganzira bwabo. Ariko twemera ko muri politiki ibintu byose
birashoboka. Twemera ko muri politiki nta miziro ibamo, ariko kandi ku rundi ruhande twemera ko muri politiki hari ikizirizwa. Twemera ko rwose mbishimangire muri politiki nta miziro, ariko muri politiki hari ikizirizwa. Yewe n'umunyarwanda yarabivuze, umuryango utaziriza urazima. Ibyo bintu ndongera mbishimangire. Kuba abantu rero bahaguruka bakavuga amagambo nk'ariya, hanyuma abayibona ukundi bagatangira bakabifatira ku gahanga, ntabwo ari byo. Umukuru w'igihugu tuzi neza ko ahagarariye urwego rw'ikirenga rw'igihugu. Urwo rwego rw'ikirenga rufite uburyo buteganya amategeko. Kujya hariya rero ukavuga ko umukuru w'igihugu atakiriho, warangiza ukumva ko ubibonye ukundi ari umunyabyaha, cyangwa se yaciye inka amabere, cyangwa se yatatiye opozisiyo, ntabwo ari byo. Umukuru w'igihugu agomba kubahwa. Umukuru w'igihugu hari amategeko amurengera, cyane cyane amategeko nk'uko bikubiye muri inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yewe niyo umukuru w'igihugu afite ibyo bibazo byose biri kuvugwa, ntabwo ari umuntu uwo ari wese uhaguruka ngo agiye kubika umukuru w'igihugu. Nta nubwo n'umuryango we nkeka ko udafite ubwo burenganzira. Hari inzira bigomba kunyuramo iteganyijwe n'amategeko. Abo rero badusaba ko tujya mu murongo wabo wo kubika umukuru w'igihugu, uretse ko n'ubumuntu twebwe ntabwo bibitwemera ko twishimira ko umuntu runaka yaba yitabye Imana. Yewe aho babidusaba nta nubwo tunafite n'ibyo bimenyetso. Niyo twaba dufite n'ibyo bimenyetso, nongere mbishimangire, ntabwo ari twe, ntituri urwego rwa leta uru n'uru rugomba kubika umukuru w'igihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, kuba duhagaze aho ngaho bifite n'ishingiro. Twe nka opozisiyo ikorera imbere mu gihugu, dusanga ko ikibazo gikomereye abanyarwanda ntabwo ari umuntu umwe, ntabwo ari Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ikidukomereye ni sisiteme ya FPR abereye umuyobozi. Twebwe tubona ko igikomeye ni sisiteme ya FPR. Iyo sisiteme niyo tugomba kurwanya. Naho kumva ko umuntu yitabye Imana, umuntu yaba yapfuye, cyangwa se umuntu yaba yagize ingorane izo arizo zose, nkeka ko ari ukwibeshya cyane. Uwo bavuga ko wapfuye n'umuntu kimwe n'abandi. Perezida wa Repubulika yarabyawe nk'uko natwe twabyawe. Perezida wa Repubulika yarabyawe, ntiyaremwe, asangiwe ubumuntu nkatwe, arababara, arishima, ava amaraso kimwe natwe. Kumva rero ko umuntu yakwishima cyangwa se yafata umurongo wa politiki nk'iyo ngiyo, umwaka ugashira, hanyuma umuntu yabibona ukundi agaterwa amabuye, ntabwo ari byo. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibyo bintu ntabwo twebwe tubyemera, kandi tunashingiye kuri experience dufite, ku bunararibonye dufite. Ntabwo aribwo bwa mbere mu Rwanda tubona umuntu yanitabye Imana, ariko sisiteme, ubuyobozi bwe bugakomeza bugatera imbere kandi bugakomera. None se banyarwanda, banyarwandakazi, muri 1990 ubwo FPR yateraga u Rwanda, muzi ko ku ikubitiro rya mbere umuntu watakaje ubuzima ni umugaba w'ikirenga w'inkotanyi, w'ingabo z'inkotanyi, Bwana General
Fred Gisa Rwigema. Ndabyibuka nari mukuru bamaze kuvuga ko General Rwigema yishwe, abantu bagiye bahuka mu nsina baratema, hanyuma bafata imitumba bajya guhamba Rwigema. Bamaze guhamba imitumba, abantu benshi bumvise ko ikibazo gikemutse, bumvise ko inkotanyi zitsinzwe. Ibyabaye murabizi, ibara uwaribonye. Icyo gihe bidateye kabiri FPR inkotanyi zaratwokeje, inzirabwoba zirakubitwa, turatsindwa. Ibi ni byo nshaka kwerekana rero, kumva ko umuntu yaba yapfuye hanyuma ukumva ko ibintu byose bigiye mu nzira, ni ukwibeshya cyane. Ikindi kandi hari abavuga ngo iyo bumvise bavuze ko nyakubahwa Paul Kagame yapfuye, hari abavuga ko ngo basinzira. Njye uri mu Rwanda uzi akababaro k'abanyarwanda, ntabwo ariko mbibona. Banyarwanda, banyarwandakazi, ese koko umunyarwanda azasinzira kubera ko bavuze gusa ko nyakubahwa Paul Kagame yitabye Imana? Ese abanyarwanda ibyo bintu nibyo bishobora kubasinziriza nk'uko abemera iryo hame babivuga? Oya, twebwe abo basinzira nuko baba bafite aho baryama, abo basinzira nuko baba bariye bagahaga. Twe rero ikidukomereye kugira ngo dusinzire tugire ibitotsi, nuko rwose umunyarwanda yabona aho aryama, nuko umunyarwanda yabona ibyo kurya kandi agahaga, nuko umunyarwanda yabona ibyangombwa byose kugira ngo nyine atere imbere. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndagira ngo rwose iki kintu ngishimangire, kuko ntago bikwiye kumva ko umuntu azaba ari i Burayi, umuntu azaba ari muri Amerika, umuntu azaba ari muri Canada, hanyuma ahaguruke abwire abanyarwanda ibintu byinshi kandi usanga bihabanye n'ibyo tubona twebwe abari mu Rwanda, yewe ibindi bihabanye n'amategeko u Rwanda rugenderaho. Abaduhamagarira rero, abahamagarira abanyarwanda kumva ko twakora ibihabanye n'amategeko, njyewe mbona nabishyira mu rwego rwa ya politike yo gusaba abanyarwanda kwiyahura kugira ngo bashobore guhindura ibintu mu gihugu. Ababibona gutyo rero bumva ko abanyarwanda bagomba kwiyahura kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu, ntaho byaba bitaniye na bya bindi bamwe bashinja ishyaka rya FPR, bavuga ko iri shyaka ryatanzeho ibitambo abatutsi kugira ngo rigere mu gihugu. Ntaho byaba bitaniye na ba bandi bambagana FPR bavuga ko FPR yagiye muri ya politike yo kurya umureti yabanje kumena amagi. Banyarwanda, banyarwandakazi, njyewe ubibabwira kandi na mugenzi wanjye Madame Victoire Ingabire tuyibona kimwe. Ntago tuzemera gukora politiki yatuma dushyira abanyarwanda mu kaga, yatuma duhindura ibintu mu Rwanda ari uko habanje kumenaka amaraso mu Rwanda. Ni nacyo kintu kuva twatangira politiki, nicyo kintu kuva twakwiyemeza urugamba turi mu Rwanda, ni nacyo kintu tunenga ishyaka rya FPR. Nta kwibohoza wibohoreza mu maraso y'abanyarwanda. Ababibona gutyo rero babyumve, ubwo bazabiduhora. Twebwe ntago tuzakora, ntituzahamagarira abanyarwanda ikintu icyo ari cyo cyose
gishobora gutuma niyo habaho impinduka, ariko impinduka igakorwa habaye kumena amaraso. Kuko iyo amaraso amenetse, iyo habaye impinduka, hari n'ibyateye muri iyi minsi ngo ni revolution. Nge ntabwo nemera revolution yatuma tumena amaraso, kuko amaraso yamenetse mu Rwanda ni menshi. Ntabwo rero twumva ko umuntu agomba gushaka impinduka yibereye ikantarange, yarangiza akabwira abanyarwanda ngo muhaguruke mujye kuri perezidansi, muhaguruke. Hari n'ababikomeza rwose ati nimuhura n'akanaka mukubite, nimuhura n'uyu nguyu mukubite. Ibyo bintu akabivuga yibereye ikantarange. Hari n'abavuga ngo duhaguruke. Ni byiza ko wavuga ko abantu bahaguruke, ariko biba byiza kurushaho uhagurukanye nabo. Hari n'abavuga ngo duhaguruke yewe banakiryamye. Hari n'abavuga ngo duhaguruke bari no kwinywera champagne. Ibi byumvikane. Ntago mbuza bagenzi bacu kuba batugira inama, kuba baduhwitura, kuba batanga n'impuruza iyo ari yo yose. Ariko impuruza iyo ari yo yose idusaba ko abantu twakora ikintu gishobora gutuma abanyarwanda bajya mu kaga. Ntabwo nk'abanyapolitiki bari imbere mu gihugu batavuga rumwe n'ishyaka ya FPR, ntabwo tuzabyemera. Njyewe murambivuga, gukora politiki ntabwo ari ukwiyahura, kandi gutangaho igitambo bitandukanye no kwiyahura. Iyi politiki rero abantu bumva ko umuntu azahaguruka ikantarange, nkomeze mbishimangire, akumva ko abantu bagomba kujya mu murongo we, ntabwo ibyo bintu kuri twe bitubereye. Banyarwanda, banyarwandakazi, nongere dushimangire, nta muntu rwose shaka gutunga agatoki n'uwo perezida wa leta y'u Rwanda ikora mu buhungiro, rwose ntabwo ari kumwibasira. Ariko ikintu shaka kumubwira, shaka kubwira n'abantu bamushyigikiye, nuko yumva ko afite umurongo we yafashe. Umwaka urashize, hari n'abandi bafite uwo murongo. Ibi rero ntabwo rwose kutabibona kimwe ntabwo byagombye kuba impamvu yo kuba abantu bakwibasirwa. Ibivugwa rero ni byinshi, aho abantu bumva ko abari mu Rwanda, ndavuga abanyapolitiki bari mu Rwanda, barananiwe, ntabwo bagishoboye gukora politike. Ibi ngibi ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo agaharutswe gahabwa agahini. Ntabwo rwose twari twagera muri icyo gihe, ntabwo twari twagera kuri urwo rwego rwo kuba nk'akagaharutswe gahabwa agahini. Banyarwanda, banyarwandakazi, mbere yo gusoza iri jambo nabageneye, hari ubutumwa wenda bundi nashakaga kugeza ku banyarwanda. Abanyarwanda cyane cyane abari imbere mu gihugu rwose barababaye, natwe turababaye, turabibona, cyane cyane ko turi kumwe nabo tubona ako kababaro. Ariko ako kababaro kagomba kugira uburyo katadufasha bya bindi navuze ngo dukore politiki yo kwiyahura, cyangwa se politiki y'abantu basa nkaho bihebye, ahubwo kadufashe guharanira kurwanira impinduka. Izo mpinduka tukazigwanira, tukaziharanira, hari ibintu tugomba kubahiriza. Ibyo birakwiye kandi biratunganye, nta n'ukundi byagenda. Maze rero umuntu wese, yaba ari mu Rwanda cyangwa se yaba ari hanze y'u Rwanda, uzategura igikorwa icyo ari cyo cyose gihamagarira abanyarwanda, cyaba ari ukwigaragambya,
cyangwa bya bindi bimaze iminsi byarateye kandi byiza byitwa revolution. Ndashaka kumubwira, ndashaka kumuha ubutumwa ko twebwe nk'abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR baba mu Rwanda, ntabwo tuzajya muri izo gahunda tudafatanyije nabo gutegura. Ntabwo tuzajya muri izo gahunda twebwe tutagizemo uruhare. Ibyo bintu byumvikane, kandi impamvu tubivuga bifite n'ishingiro. Ntangira iri jambo nababwiye ko twakoze imyigaragambyo turayitegura, ariko tuzi neza icyo imyigaragambyo isaba. None se banyarwandakazi, umuntu abahamagarira gukora imyigaragambyo, yego ni byiza, ariko se afite izihe ingamba? Ese abantu nibamara gukomerekera mu myigaragambyo barateganya gute ko abo bantu bazavurwa? Ese abantu nibakubitwa bakagirwa intere barateganya gukora iki? Ni izihe ngamba? Ese izihe ngamba z'abantu bazavunikirwa cyangwa bazakomerekera mu myigaragambyo, cyangwa se muri ibyo bya revolution azavuzwa ati? Ese niki kiba cyateganyijwe ngo nibura n'ibinakorwa hari n'itangazamakuru ry'uko byavuga n'ibyo bintu? Ngira ngo rero ibyo bintu by'imyigaragambyo, ibyo bintu bya revolution bigomba gutegurwa. Nongere mbishimangire rero, abantu bazahamagarira abanyarwanda, ntabwo ibyo bintu tuzabishyigikira igihe cyose tutazaba tubifitemo uruhare, igihe cyose tutazaba duhari dufatanyije nabo kubitegura, kuko byaba ari nka bya bindi byo gukurikira, cyangwa se bya bindi byo kujya aho ba nyamugiyo bigiye. Kandi nkeka ko urwego rwa politiki tugezemo ntabwo turi ba bandi ba nyamugiyo bigiye. Twe dukora ibyo twemera, kandi iyo tumaze kubikora ingaruka zose turazirengera, kuko tuba twarangije kubyemera, tuba twarangije kwemera izo ngaruka mbere y'uko zinatubaho. Mu gusoza rero, hari ubutumwa nshaka guha ishyaka rya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi igomba kumva ko igihe kigeze cyo kwemera ko igomba kwicarana ku meza n'abatavuga rumwe nayo. Ndavuga abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Ubu FPR ndayibwira ko igihe niki nishyire umupira hagati mu kibuga, hanyuma dutangire urugendo rushya, dutangire amateka mashya ya politiki y'u Rwanda. Nta kundi bizagenda. Ntabwo rwose FPR yakomeza kuba nka wa wundi ushaka byose akanga byose. FPR nikomeza kuba nka wa mugabo ushaka byose akanga byose, ashobora kuba nka wa wundi washatse byose akabura byose. Ntabwo ari cyo nifuriza ishyaka rya FPR. Ryifuriza gutunga rigatunganirwa, ariko rikumva ko n'amashyaka atavuga rumwe nayo agomba kubaho, nayo agatunganirwa. Banyarwandakazi, igihe kirageze ko abanyapolitiki barangwa n'ukuri, u Rwanda rukarangwa n'umudendezo, abanyarwanda bakarangwa n'umutuzo, maze Imana ikaba hejuru ya byose. Murakoze.